murakaza neza. Uyu munsi tugiye gusobanurira hamwe ubutumwa bukomeye buri muri iyi ndirimbo ya The Ben na Gisubizo Ministry. Si gucuranga indirimbo gusa, ahubwo uyu munsi nshaka ko dusobanukirwa n'iki ubutumwa bwo muri iyi ndirimbo bushaka kutwigisha. Reka twinjiremo. Haruyabuye ubwiza bwe bwose, yambara ububi bwanjye. Harumwami, haruyabuye ubwiza bwe bwose, yambara ububi bwanjye. Harumwami. Aha indirimbo itwereka ko Yesu Kristo nk'umwami. Ariko nubwo Yesu Kristo ari umwami, ni umwami wiyambuye icyubahiro cye. Yarakwiriye guhabwa icyubahiro, ariko ahitamo kwambara ububi bwanjye n'ubwawe. Ibi bitwigisha ko urukundo rwa Yesu rutareba aho uturuka, ahubwo rureba aho urushaka ko ugera. Niba hari uwumva atari mwiza, ukumva atari uw'agaciro, iyi ndirimbo irakubwira iti niyo waba mubi, hari uwemeye kukwitangira. Umusaraba wari igihano cy'isoni, umusaraba wari igihano cy'abanyabyaha, ariko Yesu nubwo yari umwami yemeye gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Yesu ntiyabikoze ku gahato, yabikoze ku bwacu, ku bushake bwe. Ibi bitwigisha ko Yesu atapfuye kubera intege nkeya. Ibi bitwibutsa ko Yesu yapfuye kubera urukundo. Aha niho ubutumwa bukomeye cyane. Yesu ntiyakunze umuntu mwiza, Yesu yakunze umunyabyaha. Ibi bisobanura iki? Bisobanura ko Imana idategereza ngo tubanze duhinduke, ahubwo bisobanura ko Imana idukunda, hanyuma urwo rukundo rukaduhindura. Niba warigeze kwiyumva uri kure y'Imana, iyi ndirimbo irakubwira iti uracyakundwa. Aha handitseho ikintu gikomeye cyane. Yesu yafashe ibyacu, natwe aduha ibye. Bivuze iki? Yesu afashe ibyaha byanjye arabitwara. Yesu afata amahoro ye arayamba. Yesu afata ubwiza bwe arabunyambika. Habayeho kugurana. Iki nicyo gisobanura ubundi cya Yesu, cya Kristo. Iyo umuntu yakiriye Yesu, ubwoba buragenda. Iyo umuntu yakiriye Yesu, amahoro araza.
ntukabeho wigaya, ntukabeho utekereza iby'ejo hashize, kuko ibyaha byawe byatawe kure, none wabaye umwe n'Imana. Ubutumwa bw'iyi ndirimbo nubo: Yesu yahinduye inkuru yacu, uwari umunyabyaha aba umwana w'Imana. Niba iyi ndirimbo igukozeho ikagira icyo iguhindura, kora like, subscribe, unayisangize n'abandi. Imana ibahe umugisha.